Musinga ajyanwa i Kamembe ni kimwe mu bikorwa bibi abakoloni b'Ababiligi bakoreye Abanyarwanda n'ubu bataribagirwa kuko banagiheragaho babara ibihe. Umusaza cyangwa umukecuru akakubwira ati navutse Musinga ajya i Kamembe. Muri iyi video ugiye kumenya uko Musinga yabaye umunyabyago mu mabyiruka, aba umunyabyago ari ku ngoma, aba umunyabyago kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Amabiruka ya Musinga ntiyamworoheye kuko habuzeho gato ngo bamurohe mu Kanyaru akiri ikibondo. Yuhi Musinga mwene Kigeli Rwabugiri na Nyirayuhi Kanjogera akaba yari umwe mu bana basaga 15 Rwabugiri yabyaranye n'abagore be bageraga kuri 20. Yimye ingoma mu Kuboza 1896 arokotse Rucunshu ayinyagwa tariki 12 Ugushyingo 1931. Musinga kuwe ku ngoma na Barugigana ubashize imyaka 91. Ibi bitangira ryari? Rwabugiri yashatse Kanjogera mu buryo butunguranye kuko se Rwakagara yamuzanye ibwami nkuje kumutura Rwabugiri, biza kurangira abaye umwe mu bagore ba Rwabugiri ndetse w'inkundwakazi kuruta abandi. Ibi hari benshi byababaje ndetse biba insiriri y'inzangano zikomeye mu bikari by'ibwami. Izi nzangano kandi zatizwaga umurindi nuko Rwabugiri yashatse Kanjogera nyuma y'urupfu rwa nyina Umugabekazi Murorunkwere wapfuye urw'akagambane, urupfu rwakurikiwe n'amarorerwa yiswe inkota ya Mbirimana Matovu Rwabugiri ahorera nyina. Ubukwe bwa Kanjogera na Rwabugiri bwabaye ahasaga umwaka w'1879 bubera ku ngara za Bumbogo bwa Gasabo, ubu ni mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo. Ibyo bihe by'amadidane nibyo Musinga wasingizwaga Rugwiza kurinda yavutsemo, abikuriramo, abitegekeramo, kandi ariko bigenda birushaho kuba bibi. Muri make, Yuhi wa gatanu Musinga ni umwe mu bami b'u Rwanda bahuye n'insanganya mu buzima kurusha abandi, akaba umwami wasuzuguwe bikabije cyane kurusha abandi bami bose, umwami wasimbutse urupfu inshuro nyinshi kurusha abandi, kugeza ubwo aciwe mu gihugu akagwa ishyanga hataba inshyushyu. Turebe noneho Musinga akiri ikibondo uko yabaye nkirira hato yaragiye kurohwa mu Kanyaru. Byose byatangiye Musinga wa Rwabugiri avukira mu makimbirane. Abatarishimiye ko Rwabugiri arongora umukobwa wo mu Bega barateranye bafata umugambi wo kumubuza kubyara umwana wazaba umwami. Umuhungu we w'imfura witwaga Munana yamubyaye hasaga umwaka w'1880. Amaze kuvuka bashaka uko bamuroga birabananira, amaze kugira imyaka 5 baramwiba baramutwara arazimira burundu. Ubwo hari nko mu mwaka w'1883. Munana bamutwaye Kanjogera amaze igihe gitoya abyaye Musinga. Rwabugiri yamenyeshejwe iyo nkuru nziza y'ivuka rya Musinga ari mu gitero cy'Iminove mu karere ka Masisi ku musozi witwa Kamuronsi. Hashize igihe gito Rwabugiri yongera kubona inkuru imumenyesha ko Munana yabuze ndetse ko yapfuye nta shiti. Nyuma yaho Kanjogera yaje kuva Igiseke na Nyagisenyi ajya gutura Imwima wa Nyanza. Mu mwaka w'1886 icyo gihe Musinga yari afite imyaka 3. Baba bisha batishimiye ko Kanjogera yabyara umwana uzaba umwami akagira umugabekazi uvuye mu muryango w'Abega, barongera batuma abagizi ba nabi biba Musinga baramutwara, kandi umugambi ari ukumwica. Musinga bamushyize mu giseke kinini cyane bamutsindagiramo ku buryo atashoboraga kwinyagambura. Baramujyanye bamunyurana ku mayaga ya Butare bamujyanye kumuroha mu Kanyaru. Kubera kunanirwa baratuye bararuhuka, agatotsi kabatwaye haza abajura bavuye kwiba inka. Barabikanze bariruka ya nkangara bayitaho, abo bajura barayikorera bayijyana iwabo. Bayipfunduye basangamo umwana w'umushishi. Bamubajije uko yitwa ababwira ko yitwa Musinga. Avuga amazina y'ababyeyi be, babyumvise bagira ubwoba kuko bamuvise ari umwana w'igikomangoma, niko kwiga ubwenge bwo kujya kubivuga ibwami. Bagezeyo Rwabugiri arabakira, bamubwira ko batoraguye umwana we, bamusobanurira uko bamubonye. Amaze kubyumva abategeka kujya kubibwira Kanjogera. Kanjogera nawe amaze kubyumva yabategetse kujya kumuheka bakamumuzanira. Musinga baramuheka bamugarura i Nyanza. Nyuma yaho Kanjogera yongeye kubyara abandi bana 2, umukobwa n'umuhungu, bapfa bakiri bato cyane. Musinga yakuze ari wenyine, nta wundi muvandimwe bavukana kuri nyina uretse abandi bana Rwabugiri yari yarabyaranye n'abandi bagore. Aha niho agahinda n'uburakari bwa Kanjogera byatangiriye. Kuba yari we mugore muto, umugore mwiza byahebuje, umugore wizewe kandi ukunzwe,
akagira abanzi bamuhekuye inshuro 3 zose, byamuteye umutima mubi. Nguru urwango, inzika n'inzigo Musinga yakuriyemo. Cyakora bavuga ko ibyo bitabuje Musinga kuvamo umusore w'inzobe nziza ukunda abakuru be n'abarumuna be mu bakomoka kuri se, kandi agakunda abaturage cyane. Ngo yakundaga intore, agakunda umukino wo kumasha, ubundi agakunda ibitaramo by'amahamba n'amateka ya basekuruza. Itorero ry'intore za Musinga ryitorezaga i Nyanza ahitwa mu Kaguri. Gusa urwishe yanka rwari rukirimo nk'aka kiziritse ku muhoro ngo gashirwa kawuciye. Kubera ko abiru nabo babaga bakomeye kandi baza amabanga yose y'ibwami, bashoboye kumvisha Rwabugiri ko umugabekazi atazava mu bwoko bw'Abega, bituma bemeza ko Rutarindwa ari uzaba umwami uzamusimbura. Ibyo yabikoze ku itariki 24 Ukuboza 1885. Umuhango wo kumwimika ubera i Nyaruguru ahitwa mu Ngeri. Muri uwo muhango wabereye mu Ngeri, hari umuhanzi w'umusizi witwaga Ngurusu wajimije abwira Rwabugiri ko ibyo akoze binyuranyije n'amategeko. Ati ntaho byabaye gutsindira umwami umugore uhetse umuhungu wabyaye. Rwabugira ararakara aramusubiza ati noneho si ugusiga ni ukwiterera mu mata nk'isazi. Nyuma yaha nabwo Musinga yasimbutse urupfu. Urebye ubugira kabiri uti byagenze bite? Urwa mbere yasimbutse nuko ubwo umugambi wo guhirika Rutarindwa ku ngoma wari urimbanyije ucurwa nabo ku ruhande rwa Kanjogera ari narwo rwa Musinga. Inshuti za Rutarindwa zamugiriye inama yo kwihutira kwica Musinga na nyina, ariko akabyanga kuko atashakaga kwica umuvandimwe we. Urwa kabiri ari narwo rwari rwamusatiriye rwose ni igihe nyina yari agiye kwitwikira mu nzu amukikiye. Ubwo imirwano yari irimbanyije ku Rucunshu, abarwaniraga umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa basatiriye inzu y'umugabekazi Kanjogera ari kumwe na Musinga, ari nako bayigota. Ubwo rero bari bayimereye nabi, ngo Kanjogera yashatse kwiyahura hamwe n'umuhungu we, maze Kabare arababuza. Mu gihe rero abarwaniraga uruhande rwa Kanjogera n'abasaza be bari bamaze kunanirwa, nibwo hagobotse Rwamanywa rwa Mirimo akaba umwega w'umuhenda ari kumwe n'ingabo ze zitwaga Batanyagwa bari baturutse mu Budaha. Kwa kubinkirira hato kwa Musinga rero, ingabo zo kwa Kabare na mushikiwe Kanjogera zabasamiye hejuru zibahinda ubwenge zirabigarurira, kandi bo bari baje gutabara umwami Rutarindwa. Ingabo zo kwa Rutarindwa zari zananiwe ziganzwa n'izo ku ruhande rwa Musinga, zari zivanzemo abafite abavamuhira. Ingoro ya Rutarindwa irakikizwa, abo kwa Musinga barayisatira. Umwami abona ko byamurangiriyeho, yinjira mu nzu, abarabe barayitwika. Musinga yongera kurokoka atyo, yima ingoma ari umwana muto, atsinze urugamba atateguye atanarwanye, nyamara akaba yaragiye kwirengera inkurikizi zarwo. Niyo yiswe kudeta yo ku Rucunshu, tukazayigenera video yihari. Umunyabyago Musinga rero ku ngoma ye yahuye n'ibirushya byinshi, birimo abarwanyije ubutegetsi bwe bamuziza ko yabwambuye Rutarindwa wimitswe n'ubwiru, nawe bikamubabaza cyane kuko nta ruhare yabigizemo. Ingoma ye yagize ibihe bikomeye byinshi kandi bibi mu mateka y'u Rwanda, kuko inkingi za mwamba zari zisigasiye ubuzima bw'igihugu zashenywe ku ngoma ye, cyane cyane mu bihe by'abakoloni b'Ababiligi. Aba bamuvugiyemo bamutegekeramo baramusuzugura kugeza ubwo bamuciye ku ngoma ku itariki ya 12 Ugushyingo 1931, akazungurwa n'umuhungu we Rudahigwa wari warateguwe n'abazungu mu ibanga rikomeye. Umwami Yuhi Musinga wasingizwaga Rugwiza kurinda acirwa i Kamembe, aho yakeneye akahasuzugurirwa, akaba umuhinzi yari umutunzi, kugeza afunzwe yari umwami. Ngo bamufunge se banyurwe? Reka da! Bashyizwe na Kamembe bayimumeneshejemo, bamusohora mu gihugu, bamujyana i Moba muri Kongo Mbiligi, aho yaguye azize urupfu rutazwi. Aha ntitwavuga ko yatanze kuko umwami atanga ingoma, kandi we yari yarayinyazwe kera. Ariko si igihe Musinga yamaze i Kamembe yarabayeho ati. I Kamembe Musinga yabanaga na nyina Kanjogera, abagore be 7, abana be n'abagaragu be bageraga kuri 60. Yari yitonze, yigunze, ababaye cyane kubera ibyemezo bamufatiye, akifuza icyagarura Abadage. Icyamushenguraga hanini ni amabwiriza yari yarahawe n'Ababiligi yagombaga kubahiriza, yayarengaho bakamufunga. Ayo mabwiriza y'urwicambyeyi yarateye atya: ntiyagombaga kuvugana n'abaturanyi be, ntiyagombaga kugira uwo yakira aje kumusura cyangwa kugira uwo acumbikira atabiherewe uruhushya,
Ikindi kinagaragaza ko n'ubundi yarafungiwe iwe nuko yagombaga kwitaba buri munsi saa 3 ku biro bya administrateur wa teritwari Bwana Bourgeois. Muri icyo gihe kandi Musinga yabaye umwami wahindutse umuhinzi. Bivugwa ko Rudahigwa yaba yarahaye se Musinga inka 365 zo kumufasha kubaho i Kamembe, akamwemerera n'amafaranga 20,000 bya buri kwezi yo gutunga umuryango we bari kumwe. Ayo mafaranga niyo Musinga yahembaga abakozi be ba Nyakabyizi. Bya bindi ngo igeze kure ntahita yigera ihembe, iyo abo bakozi batindaga guhembwa bajyaga kumurega kwa Bourgeois, agatuma kuri Rudahigwa ngo yohereze amafaranga. Musinga niwe mwami wenyine mu Rwanda wahiritswe ku ngoma n'abanyamahanga agahinduka umuhinzi mu gihugu cye. Ngo Ababiligi babisabwe na Rudahigwa bamuhaye isambu ya hegitari 5, ayiteramo ishyamba ry'inturusu kuri hegitari 1, ahasigaye ahagabanya abagore be abatereramo urutoki n'ibindi biribwa. Bivugwa ko Musinga ubwe yajyanaga n'abakozi be mu mirima akaberekera. Ajya gufata icyemezo cyo gutera ishyamba ngo byari kugira ngo ajye abona udukwi two gucana, abagore be babone inkwi zo gutekesha, kuko atari yemerewe gusohoka muri ubwo buroko. Gutera urutoki kwari kugira ngo abone inzoga, kuko atari yemerewe gusurwa na rubanda. Musinga yemera guhinga ndetse biranamuhira cyane, kuko abaturage bakimukunda bamuzaniraga imbuto zo guhinga, aho aziteye zikamukundira zikera koko. Amashaza, ibijumba, insina zo kwijwi z'imishabi, ibishyimbo n'indi myaka. Imyaka yareze ku buryo byageze naho yeza urutoki akengesha inzoga, agashyiramo ubuki bwavaga igishaka no muri Nyantango mu nshuti ze zari zikimukomeyeho kandi zitumva ukuntu umwami wabo yasuzugurwa bene ako kageni. Ibi ariko nanone byarakaje abanzi ba Musinga, bibatera ifuhe rikomeye, bajya kumurega ku muzungu Bwana Bourgeois ngo asigaye arazi inkera. Bourgeois rero nibwo agize ubugome bujunditse umujinya urengeje ubukana bw'umuranduranzuzi, maze ategeka Musinga kurandura indi myaka yose, isamba akayiteramo imyumbati gusa. Ibi byari ukugira ngo azicwe n'inzara, kuko imyumbati y'icyo gihe yereraga imyaka myinshi. Umukwe we Mutera hejuru yarabimenye, amugabira inka, ariko abikora mu bwenge, aziragiza mu Bisesero ahitwa ku Muyira hafi ya Karongi, zikagenzurwa na shefu Rugwizangoga. Uyu Rugwizangoga niwe watumaga abagemurira Musinga amata ndetse n'ibimasa byo kurya, bakavuga ko babijyanye mu isoko i Kamembe. Umwanditsi w'amateka Gasake Augustin mu gitabo cye Umwami Yuhi wa gatanu Musinga Rugwiza kurinda umwami w'u Rwanda mu nzira y'ubunyereri, avugamo uburyo Musinga ari i Kamembe yakomeje gusuzugurwa bikomeye ariko akabyihanganira. Dore uko abivuga: twamenye kandi ko i Kamembe Musinga yakomeje gusuzugurwa n'abamurwanyaga. Uwitwa Nyampeta Boniface yatubwiye ko ngo rimwe umugaragu witwaga Ntacyabukura yaramukije Musinga muri aya magambo: uraho sha Musi. Musinga nawe ngo yamushubije mu kinyabupfura cyinshi n'umutuzo ati ndaho ndahimbwa amaboko. Uwo mugabo abuze icyo asubiza, Musinga aramubaza atese urinde ko ntakumenye. Iyo ntumwa kuko ari abari bamutumye gusuzugura Musinga, asubiza uko bamutumye ati ndi Rwabugiri. Musinga ariyamirira cyane ati yampaye inka rwanga kugwabira. Niko se sha Rwabugiri ko yagiye mu ijuru ari inzobe idahanda, yageze yahinduka inturugunyu nkawe? Yewe niba muri iryo juru ryanyu murata ari uko hameze, sindigiyemo ndakanyagwa na Rwabugiri. Iyo ntumwa rero imaze gukanjamanwa, Musinga muzanira inzoga aranywa, amaze guhaga avuga ko ari shebuja wamutumye ayo magambo, agira ngo arebe ko arakara nka kera kiri umwami. Ubwo hari mu mwaka w'1932. Ubwo kandi gutotezwa no gusuzugurwa kwa Musinga byari bikomeje. Muri cya gitabo cya Gasake Augustin havugwamo witwa Rukemampunzi rwa Gashonga wamennye amata yaragemuriwe Musinga. Uwo Rukemampunzi rwa Gashonga yayoboraga igikingi cy'Imunyovu ahahoze komine Gisuma, akaba yari umwanzi ukomeye wa Musinga kandi akaba inshuti magara ya Rwagataraka umutware w'Ikinyaga, akaba n'umukwe wa Musinga. Umunsi umwe rero ahura n'abaturage bavuye ku Kibuye bazaniye Musinga amata, bahurira ku mugezi wa Karundura hafi yo kw'Ityazo na Nyamasheke, arayabambura yamena muri uwo mugezi. Nuko bagenda bababaye bagera i Kamembe,
babibwira Musinga biramubabaza cyane, nawe atuma kuri Rudahigwa. Intumwa igeze i Nyanza isanga Rudahigwa yagiye Isave, imukurikirayo imubwira iyo nkuru. Bukeye Rudahigwa azindukira i Cyangugu, atuma kuri Rukemampunzi mu biro bya Bourgeois, aramubwira ati nimuze tujye mu isoko. Bageze mu isoko, Rudahigwa akoresha inama abaturage bose, ababwira ko Rukemampunzi anyazwe inka ze zose n'umusozi wa Munyovu yayoboraga, anafungwa iminsi 6. Agahinda ka Musinga ko kari gakomeje, kuko hagati muri uko kugaraguzwa hagati n'abakoloni ndetse na bamwe mu banyarwanda batamuciraga kari urutega, nibwo nyina Kanjogera yapfuye ku itariki 2 z'ukwa 10 1933 nibwo Kanjogera yatanze. Ikindi cyababaje Musinga nuko umuhungu we wamuzunguye ku ngoma atubahirije ibyateganywaga n'umuco w'u Rwanda, wavugaga ko iyo umuntu apfushije umubyeyi agomba kumwerera kandi ntihagire imihango y'ibyishimo yagombaga gukorwa. Ariko Rudahigwa we yirengagije nkana ko Kanjogera yari nyirakuru, arenga ku muziro akora ubukwe, arongora Nyiramakomari tariki ya 15 Ukwakira 1933. Abamutahiye ubukwe i Nyanza baraye babyina, bamara icyumweru cyose mu byishimo. Rudahigwa washoboraga kwihanganira icyunamo cy'amezi 2 akabona gukora ubukwe, yabirenzeho, bityo yereka rubanda na se Musinga ko Kiliziya yakuye kirazira. Kuburanye na Kanjogera bahekanye umusaraba berekeza i Kamembe byashyize Musinga mu bwigunge bukabije. Kwitaba ku biro by'umuzungu i Kamembe, Musinga yarabikundaga kuko byatumaga atembera akarambura amaguru, akabona rubanda ubu basigaye bitwa abaturage, akareba uko Cyangugu imeze. Iyo yavaga kwitaba umuzungu, yanyuraga mu isoko i Kamembe kwihahira, akabona nuko aramutsa rwihishwa bamwe mu baturage bamukundaga. Kugeza icyo gihe Rugwizakurinda yari atarasuzugurwa birenze, kuko yari atarashyirwa mu kasho. Ntibyatinze rero Musinga yaje gufungirwa i Kamembe. Byaravuzwe cyane ko mu isengesho rya buri munsi yagiraga ati, hagati aho ariko reka nkubwire inkuru nziza, niba ushaka umususurutsa birori, uyu bikuyoborera bikazavugwa no mu mateka. Niba kandi ukeneye umunyamisango, uyu nguyu uyisasanura nta gusobanya, hamagara 0722488262. Uraba wageze ku isoko y'abanyamisango bamwe badasobwa. Mana y'u Rwanda, urihutire kugarura Abadage unyiza Ababiligi. Koko rero Musinga ngo yari yarakomeje kwizera ko Abadage bari inshuti ze, baziganzura Ababiligi, maze Hitler akamusubiza ku ngoma. Ababiligi ariko baje kumenya iryo sengesho kubw'ubugambanyi bw'abanzi ba Musinga, maze babuza rubanda kongera kuvuga Ubudage na Hitler. Mu buryo bw'amayeri, rubanda bahinduye amazina, Ubudage bakavuga Ubudaha, naho Hitler bakavuga Hitimana. Iyumvire nawe umuzungu, umukoloni Bourgeois, ngo arigamba uburyo yabuzaga Musinga amahwemo. Yabyivugiye muri aya magambo, yewe ubwanjye umucamanza muri polisi ya teritwari ya Cyangugu, maze kumenya neza ko Musinga yakomeje kwakira no gucumbikira abantu batandukanye baza kumusura kandi twarabimubujije, ubwa mbere namuhaye igihano cyo gutanga amande, ariko mwihanangiriza ko atazongera. Natangajwe rero no kubona Musinga atubahiriza amabwiriza namuhaye, none muhaye ikindi gihano cyo kumufunga umunsi umwe, kandi mubwiye ko niyongera kwakira abaturage we bizaba ngombwa ko tujya kumufungira mu majyepfo y'u Burundi. Murumva kugaraguzwa gati ntibyaciriye aho, kuko mu mwaka w'1940 Musinga, umwami w'umunyabyago, uwo Bourgeois n'abandi bazungu bafashe icyemezo cyo kumujyana ishyanga rya kure, aho atazabona umuntu n'umwe w'i Rwanda wamusura, niko kumujyana iyo gihera mu gihugu cya Kongo. Byavuzwe ko umunsi ubanziriza uwo yajyanyweho ngo hari ibihuha bivuga ko agiye kujya muri Kongo. Nibwo rero Administrateur Siney yamutumizaga mu biro bye, kandi akamubwira ko agomba guherekezwa n'umuntu umwe yizeye. Musinga we ngo yibwiye ko ari ibisanzwe, azamukana n'uwitwa Ndirima. Ibintu rero byahinduye isura. Bakigera ku biro bya Administrateur, babambura amacumu bari bitwaje, babinjiza mu cyumba bari bateguye kirimo intebe n'ibitanda 2, ngo babafungiyemo umunsi wose, bararamo nta funguro nta cyo kunywa. Bukeye mu masaha 11 abasirikari bose b'Icyangugu bajya kwa Musinga, bagota urugo rwe, haza amakamyo 2 avuye i Bukavu. Abasirikari rero biroshye mu nzu kwa Musinga, basohora ibintu bajugunyanga hanze nabi, barangije binjiza abagore n'abana muri ayo makamyo, bazamuka berekeza ku kibuga cy'indege i Kamembe. Hagati aho Musinga na Ndirima
bari basohowe muri ya kasho barayemo babazana ku kibuga, amakamyo ahageze baburiza muri imwe muri zo. Augustin Gasake avuga mu gitabo cye ko hari ubuhamya yabwiwe buvuga ko Musinga mbere y'uko yinjira mu modoka yavuye i Bukavu igiye kumujyana i Buvira yafashe inkoni ye akayikubita ku mapine yayo, umushoferi agerageje kuyatsa ngo biranga. Umwe mu bamurwanyaga ngo yongoreye abazungu ati nimumwambure iriya nkoni n'irimo imitsindo ye. Nuko Musinga ngo bayamubonye abongorera niko kumuhamagara ati ngwino ngutume. Abazungu babonye abanguye inkoni agiye kuyimukubita niko kuyimwambura bahisha ahantu hatigeze hamenyekana, bivuze ko bashobora kuba barayitwaye iwabo. Nyuma y'ibyo rero Rugwizakurinda yurizwa imodoka asohorwa mu Rwanda yambariye ikamba, ajyanwa ishyanga ari hanyuma ya rubanda. Musinga bayurijwe ikamyo imwambukana i Bukavu ku gasozi ka Nyawera, ikomeza ikibaya cyose cya Nyangezi imugeza Buvira aho yamaze icyumweru kimwe gusa. Nyuma umwami w'ingorwa Musinga bamwurije ubwato bwamujyanye muri Kongo aho bari baramwubakiye icumbi ku gasozi k'Abatabwa ahitwa Moba. Icyo gihe Musinga ntiyari akiri kumwe n'abana be bose kimwe n'abagore be bose, bamwe basubiye iwabo abandi bajyana nawe. Bamwe bagiye basubira mu miryango yabo bakomokagamo, bamwe mu bana bagaruka i Nyanza kwa mwene se umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Musinga Moba ntiyorohewe kuko abaturage baho ngo bakwije ibihuha ko haje umwami w'igihangange, bakabikabiriza ngo iyo bigeze ninjoro amera amababa akaguruka akajya i Bukavu kuvugana n'abazungu. Bugacya yagarutse i Moba batangira kwiga uburyo bazamwica. Guverineri wa Moba abyumvise ngo byamuteye ubwoba, afata icyemezo cyo kumufunga ukwezi kose kugira ngo ibyo bihuha bihoshe. Abazungu ariko bakomeje kumutoteza no kumusuzuguza abaturage, nyamara wakabyihanganira dore ko burya ngo akabi kamenyerwa nk'akeza. Bageze naho bamuha akazi ko gukama inka z'umuzungu, uwari umwami akora akazi k'abagaragu kandi agakora neza, akajya ahembwa amafaranga 2 y'amabirigi ku munsi, bihwanye n'amafaranga 60 ku kwezi, iyanganaga n'ay'u Rwanda 90 y'icyo gihe. Kuko rero abagome batagira konji babonye amaze kugarura kabiri, bamurega ko yiba amata y'umuzungu. Ibyo gukama inka babimuvanaho, bamuha ko gukora mu ibarizo. Akanako ngo yagakoze neza, ndetse yigisha ababaji baho gukora intebe nziza. Abazungu bibatera ipfunwe, umunyabyago wacu nako bakamukuraho bamusubiza ku isuka, bamuha ko kuyobora abahinzi. Ngo yagatangiye agakora neza, ndetse yigisha abahinzi uburyo bushya bwo guhinga ku misitari cyangwa se ku mirongo. Umunsi umwe ngo uwo muzungu wari waramurembeje amuhindagura buri munsi, yageze n'aho amukubitira urushyi imbere yabo yayoboraga, ariko Musinga aricecekera biciraho. Musinga Rugwizakurinda wari umwami w'u Rwanda yashaje mu ibanga rikomeye mu gihugu cy'amahanga, ndetse uretse abanyarwanda bakeya bakomokaga ku babanaga nawe ku musozi wa Kabatabwa, nta wamenye uko yaba yarashyinguwe. Augustin Gasake yanditse ko mu rwego rwo gukomeza kumushinyagurira, umugogo we baba barawukoresheje urundi rugendo bakawujyana muri imwe mu ngoro zabo z'umurage mu Bubiligi. Musinga yatanze afite imyaka 66, atanga tariki ya 25 Ukuboza 1944, hari kuri Noheli. Abaritahiye Rugwizakurinda, umwami utaragize amahwemo kuva ari igihenga kugeza ari igihanga.